Yes, turagarutse hano muri studio za inzozi.com tubabwira ngo turabasuhuje kandi umwami Imana akomeze kubashyiriramo imiyaga myinshi cyane. Aha turi tuje kutugaruka kuri ya ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ibintu rero byakomeje guhindura isura, reka duhere kuri bimwe biri ahangaha turababwira ko umuntu wo muri Libani, umuntu ufite amamuko muri Libani yaje kwinjira mu rusengero muri Amerika, maze yinjira mu rusengero ari mu modoka, maze yinjiza imodoka mu rusengero, maze imodoka abantu bagiye babona irashwanyutse, iratwika abari bayirimo kuko yanagendaga ari kurasa, kugeza igihe abashinzwe umutekano baje kurasa, nabo bararasana ariko haza kugwa abanyamerika benshi. Ibyo rero bibaye nyuma y'intambara cyangwa se umwuka mubi uri hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho Israeli iri kurasa igihumeka n'ikidahumeka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wakoze ibi ngibi afite inkomoko muri Libani hariya mu burasirazuba bwo hagati. Noneho ahangaha iyo ugiye kwanariza, uyu muntu yagiye muri Amerika muri 2011, ariko aza kubona green card, icyangombwa kimwemerera kuba muri Amerika ku buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se by'agateganyo. Agize ate ari muri 2016. ubwo urumva ahamaze igihe kugeza uyu munsi 2026, ahamaze imyaka myinshi irenga 10. ni ukuvuga ngo ni umwenegihugu, ariko kubona ibiri kubera mu karere k'iwabo, ibiri kubera muri Libani, ibiri kubera muri Irani, ibyo byose bakabona bari kwica abanyamerika ndetse n'abayisiraheli bari kwica abantu, we yafashe initiative yo kwiyahura, kwiturikirizaho igisasu, ariko agahitana abayisiraheli benshi. Naho rero yinjiye mu rusengero bita Temple Israel, maze cyangwa se isinagogi ya Israel, abantu basengera, bafite urusengero muri Amerika ariko b'Abayisiraheli. Urazi ko abantu bagenda bigurupe bitewe n'aho bakomoka bagashinga urusengero. Ni ibirero byabaye muri iyo temple cyangwa se isinagogi y'Abayisiraheli ikorera hariya muri Amerika. Uwo rero yafashe imodoka yashyiramo ibisasu biturika by'ubwiyahuzi, maze imodoka iboneza mu muryango w'urusengero. Abayinjiye ari mu modoka, abashinzwe umutekano batangira kumurasa, noneho nawe niko yaje kubarasa no kwituritsa mu modoka. Abayisiraheli benshi bahaguye aho ngaho. Ubona rero kari ibisubizo cyangwa se ni rezilita y'ibyo Abayisiraheli bari gukorera hariya muri za Libani, muri za Irani n'ahandi, bakorera abantu babica urubozo. Hamwe n'ibyo rero turagaruka ku kindi, turashaka kubabwira yuko noneho Abraham Lincoln bwa bwato bw'akataraboneka Amerika ikoresha mu ntambara cyangwa mu kugaba ibitero bitandukanye biturutse mu nyanza rwagati. Ahangaha tunya kubabwira ko baburashe, Irani yawushe ikabushwanyaguza ku buryo butazongera gukora n'undi munsi. Ubu rero bukaba buri mu nzira babujyanye twabyita mu igaraje cyangwa se kubusana. Ubwo ntago tuzi icyo kiri bukurikireho kuri buriya bwato, niba uzongera kugaruka ku rugamba cyangwa se niba nk'uko abanya-Irani bari kubivuga baraburashe bakaburasa uburyo butazongera gusubira ku rugamba. Ikindi tugarukaho nuko hano Dubai murazi neza ko abantu benshi ibiciro byazamutse hano mu Rwanda, cyane cyane ibikomoka mu Bushinwa, ibiciro byarazamutse cyane uburyo utakumva. Ariko bituruka kuki? Ni ukuvanga abanyarwanda benshi cyangwa se abo muri Afurika bose baheze, n'abandi batuye isi bose baheze Dubai, abandi bahera China kubera ingendo z'indege zahagaze. Ubwo rero byatumye abari bagiye kuzana imizigo itaraje cyangwa se ibicuruzwa bitaraje, bikaba bisobanuye ko rero
kuba bitaraje ibiciro bigomba kuzamuka, haba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika muri rusange, ibiciro bigomba kuzamuka. Niho hantu uri gusanga i Kigali ibiciro byazamutseho amafaranga menshi. No kuvanga ikintu cyazamutse amafaranga ibihumbi 4,000, no kuvuga ko biba byahenze cyane iyo ugiye mu ijanisha rijyanye n'ibiciro ku isoko. Ubwo rero icyo dushaka kubwira nuko noneho Iran yakurasiye icyo bita Dubai yaharashe wa mujyi mwiza wa ya paradizo bajya bavuga ngo ni paradizo y'isi, ni Dubai bahashwanyaguje. Ubu kugeza uyu munsi turakubwira ngo we munyarwanda uri cyangwa se umurundi cyangwa Tanzania cyangwa se n'undi wese uri Dubai ukagerageza gufata amashusho biragukora, kuko Iran imaze gufunga abantu basaga 200 bagerageje gufotora ibyo misile zakoreraga muri Dubai cyangwa se amadrone y'ubwiyahuzi yakoreraga muri Dubai asenya imiturirwa yaho ya paradizo yo ku isi bari abantu biyubakiye. Ubwo rero abavuga ati ntuhirahire ufotora kugira utaza kwisanga waguye mu mutego yuko waba wakisanga muri gereza. Aho Dubai rero ubu ni umuriro mo haragurumana, ibintu byakomeye cyane. Aha rero tunya kukubwira yuko Amerika ubu Donald Trump ari ku gitutu cy'abaturage bakemera biriya bintu, bavuga ati watujyanye muri iyi ntambara kudukoresha mike, dore ko bari kuvuga ko Israel iri kumanipula Trump ikamushora mu ntambara, kandi intambara Trump uyu munsi akaba yananiwe kuyikuramo. Iki gihe tuvuga rero Trump ni hari kuvuga ngo igihe kirageze ko intambara yahagarara, ariko abantu Iran ikavuga rero oya, wadushoye intambara niwe wayitangije, ariko natwe dufite tuzagira ubushobozi bwo kwirangiza, dore ko dufite n'ubushobozi bwo kurwana kugeza ku myaka 10 yose tutaruhuka, kandi dufite speed cyangwa se umuvuduko nk'uwo dufite uyu munsi. Ibyo rero ni ibintu biri kuvugwa hirya no hino, aho bari kubaza Trump ati se Trump, ko igihugu cyacu ni igihugu tuzi kizobereye iby'intambara, gifite ubushobozi tudashobora kurasa kitabanje kumenya icyo bita scanning, uguscaninga bakoresheje amaradari, bakoresheje ibyogajuru byabo amasatellite, noneho bakabasha kureba aho bagiye kurasa ku buryo badashobora kwibeshya. Ni gute mwarashe ku kigo cy'abana mu kica abana 170 biga muri primaire, abana b'abakobwa mukarasa mu kigo cy'abana b'abakobwa mugahitana abana 170? Mwabonaga ari ikigo cya gisirikare? Mwabonaga ari ikigo kimeze kite muri kurasa? Trump yagiye gusubiza aravuga ati ibyo rwose nanjye mwamundenganije, nanjye sinzi ko byagenze, ariko ikintu amaze kumenya cyo nuko ibi ari ibyaha by'intambara Amerika na Trump wayo bari gukora. Iran rero yamaze kuvuga ko yitegura kurasa muri Amerika, muri za California. Yavuze ko igomba kuharasa, none Amerika yacitse umugongo, kandi yavuze ko byanga bikunze bari buharase. Ubwo rero Iran urumva igeze kundi rwego rwo kurasa ahantu rwose ititangiye itama. Nibyo twaje tuvuga muri Dubai, buriya no kuvuga ngo Iran yo mirareba yihimura. Iran ikavuga ati muradukorera ibi natwe tubakorera ibi. Mwakomeje gufasha Amerika, mwanga kudufasha nk'abarabu bagenzi bacu, natwe rero tuzabitura kebo mwatugerereyemo. Ubwo rero ntabwo turi buze gutinda, ndashaka kubwira ko aha turi ari ku Nzozi TV1, turakwisabira ngo dukorere subscribe, dukorere share, dukorere like, ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe kugira natwe iyi televiziyo nibura YouTube ijye ibona ko muyitabira maze ibashe kuyagura kandi iyigire nyinshi. Urukuvuga rero subscribe yawe ni inkunga ikomeye, kimwe na like, share n'ibindi, ni inkunga ikomeye, kandi ntacyo byagutwara, ntibigusaba amafaranga, ahubwo bigusaba umutima ukunze. Maze reka kondobara bavuga menshi, ariko ejo tuzakomeza tubabwira ibikurikiye. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe like, maze utange igitekerezo. Ciao.